urugamba rutangira umuryango wa RPF Inkotanyi waramenyekanye ndetse ibihugu byari mu murongo w'impinduramatwara birayishyigikira nyuma yo gusobanurirwa impamvu bafashe intwaro. Kuri Senateri Tito Rutaremara ngo uyu niwe wari umusingi wa diplomasi igihugu cyubakiyeho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Kubanza kubasobanurira ariko noneho no kugira abakada bacu bari hirya no hino noneho bakagenda basubiza n'ibibazo, harimo gusobanurira ibihugu bimwe kugira ngo bitujye inyuma byumve intambara turimo, bidufashe cyane kudufasha mu byerekeye nko mu nama mpuzamahanga kugira ngo byumve icyo kibazo cyacu kivuge neza. Ni umuco ngo bari barubatse mu banyamuryango ba RPF mu rwego rwo gusobanura ikibazo cyabo, kandi buri wese abyumva kimwe na mugenzi we. Byakeneraga ko uyu muryango ugira inshuti. Nyuma yo gutsinda urugamba no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, amarembo yarushijeho kwagurwa nk'uko bigarukwaho na Ambasaderi Zeno Mutimura, inararibonye mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu. Nyuma ya 1994 habayeho gushyiraho ambasade mu bihugu bindi, ibyo bitaga non traditional embassies, kandi kugeza ubu ngubu ari embassies zikomeye dufitanye ibihugu dufitanye umubano ukomeye. Twafata nk'Ubwongereza, Rwanda ntabwo bagiraga ambasade mu Bwongereza. South Africa nayo yari imaze kwibohora. Dufite Sweden, no hanyuma hagiye haza n'izindi muri Asia hari nyinshi, no muri Afrika twari dufite nyari ku nguzi zimaze kuba nyinshi cyane, mu West Africa za Senegal, Abuja, Nigeria na Cote d'Ivoire. Uyu munsi u Rwanda rufite ambasade 33 hirya no hino ku isi zifite abaruhagarariye mu bihugu 147, hakiyongeraho abahagarariye inyungu z'u Rwanda 37 mu bihugu 17. Ni mu gihe u Rwanda ruri mu miryango itandukanye mpuzamahanga 201, naho ibihugu bifite ambasade mu Rwanda ni 29, kimwe n'imiryango 30 y'uturere niyo ku rwego mpuzamahanga ihagarariwe mu gihugu, naho ibihugu 39 bihagarariwe n'abambasaderi bafite icyicaro mu bindi bihugu. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abafasha abatumiza n'abohereza ibicuruzwa hanze y'igihugu, Fred Seka, avuga ko ibi byatumye isura nyayo y'u Rwanda irushaho kumenyekana bitandukanye na kera. Uravuga u Rwanda umuntu akumva umutekano, uravuga u Rwanda umuntu akumva iterambere ryihuse, uravuga u Rwanda umuntu akumva ICT irimo kwihuta, uravuga u Rwanda umuntu akumva umujyi uri clean ufite isuku, uravuga u Rwanda umuntu akarubonamo icyizere cyaho yashora imari, uravuga u Rwanda umuntu akagira icyizere cy'ahantu yajya kuruhukira afite umutuzo n'umudendezo, kumva ko security kuva mu mutekano we awufite hose. Rero biratandukanye n'icyo gihe cyane, bitandukanye kure cyane. Iyo uvuga u Rwanda umuntu wese yumva yifuza kuruzamo. U Rwanda rwagiye mu miryango inyuranye y'uturere rutari rusanzwemo mu myaka ya nyuma yo kwibohora. Ibi kuri Seka ngo byarushijeho kurushaho kwagura amahirwe. Tutarinjira muri uwo muryango wumva uri umushitsi muri ibyo bihugu byabo, ariko urinjira ukinjira nk'umwene gihugu wo muri East Africa. Nibo ngiye ugendeye umunsi ku munsi, nabo baza umunsi ku munsi, ni urujya n'uruza, urinjira usohoka nabo barinjira basohoka. Twagiye muri Commonwealth, kwinjira mu muryango wa Commonwealth ufite ibyo wongereye mahirwe muri ibi bihugu byose. Iyo bigendamo nabwo winjira mu gihugu nabwo ufite amahirwe yo kuba wakoreramo cyangwa se kwiyumva kuri umwe mu bagize wa muryango. Twinjiye mu muryango wa Komesa tuyirimo, turakoresha ibicuruzwa byabo. Iyo uzanye ibintu bikuye Egypt, hari ibintu bigabanyuka, hari imisoro imwe igabanyuka iva ikurwaho nuko turi muri wa muryango wa Komesa. Impuguke mu mibanire y'ibihugu John Mugabo yemeza ko imibanire myiza y'u Rwanda n'amahanga ikomeje gukurura ishoramari, ikagura n'isoko ry'ibikorerwa mu Rwanda, ari nako amahanga arushaho kugira icyizere u Rwanda. Buriya abashoramari ntabwo baza ahantu hatizewe, hadatanga icyizere cy'imibanire. Ntabwo ibihugu byabo bitabanye neza n'u Rwanda, ntibishoboka ko abashoramari baza muri iki gihugu. Icyo ni icyizere cy'uko abashoramari bose baza muri iki gihugu nuko tuba tubanye neza n'ibihugu byabo kandi dukorana neza. Politike mpuzamahanga y'u Rwanda yubakiye ku nkingi nkuru ebyiri. Iya mbere ni ukugira uruhare mu kugera ku mahoro, umutekano n'umudendezo haba mu Rwanda
mu turere tunyuranye tw'isi, Afurika n'isi binyuze mu kubaka no kubumbatira umubano mwiza n'ibihugu byose. Inkingi ya kabiri ni ukugira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu binyuze mu bufatanye bugamije iterambere, ishoramari, guteza imbere ubukerarugendo, guhererekanya ubumenyi n'ikoranabuhanga, ubucuruzi mpuzamahanga butanga amahirwe angana no kwihuriza hamwe mu miryango y'uturere. Ibi nibyo byatumye mu myaka 24 ishize u Rwanda rurushaho kugirirwa icyizere rugahabwa inshingano zikomeye ku rwego mpuzamahanga, nko kuyobora ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye, kuyobora inzego zikomeye nka Banki Nyafurika itsura amajyambere ndetse n'imiryango mpuzamahanga harimo n'uwa Afurika yunze ubumwe, uyu munsi uyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.